mwami wavutse kandi tuje kumuramya. Ibyo byazanye akaga gakomeye cyane, kwicwa ry'abana barasherejwe twabivuzeho. Ariko muri kwa guhuzagurika kose babazi bwami no mu bikomangoma baraheba. Umwami ababwira ati yemwe mugende mushakishe twebwe nkuru tumvise ubwa mbere, cyakoze ko nimumubona muze mumbwire nanjye nge kumuramya. Ngo basohotse ya nyenyeri basangira bategereje yongera kubajya imbere, irabayobora kugera hejuru y'ikiraro. Igeze umwami Yesu ari ihagarara aho ngaho. Yesu ashimwe. Hari imigisha yawe irimo guhuzagurika hirya no hino ahidakwiriye, ariko inyenyeri yo kuyiyobora irayitegereje kugira ngo iyobore izane ku buzima bwawe, kuko ufite Yesu muri wowe. Haleluya. Ndabwira abantu bafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi mu buzima bwawe, uwo Yesu wavukiye mu buzima bwawe, uwo Yesu uri mu mutima wawe, uwo Yesu wakiriye, afite inyenyeri iyoboye umugabo wawe, iyoboye umugore wawe, iyoboye ubutunzi bwawe, iyoboye umugisha wawe, iyoboye umuhamagaro wawe, iyoboye ibyawe. Inyenyeri irayoboye kandi izabigezaho uri, kuko aderesi ni kuri Yesu, kandi Yesu ari kumwe nawe. Waba uri igikara, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri inzobe, waba utarize, waba nta mashuri ugira, waba utazi indimi, waba nta butunzi ugira, upfa kuba ufite Yesu. Aho Yesu yarari hari mu rwuri, hari mu kiraro, hari mu ntama, hari mu kadugudu gatoya, hari ahantu haciriritse, hari ahantu hasebetse, hari ahantu abantu bataza. Ariko kuko inyenyeri iyoboraho Yesu ari, b'abanyabwenge, b'abatunzi, babitse ifeza n'izahabu, bafite ibihumura, bisanze barimo bagana mu kiraro cy'intama, bisanze barimo bagana mu mudugudu uciriritse, kuko aho niho Yesu yararyamye. Reka nkubwire ngo uyu munsi gumana Yesu mu buzima bwawe, mufate umukomeze. Marebo shakaramando zemeneke reboze sai. Yesu uryamanye nawe, aho uryamye hose azahayobora umugisha w'ubuzima bwawe. Waba uryamye mu cyaro, waba uryamye muri Afurika, waba uri mu gihugu runaka, aho ngaho uri niho aderesi y'umugisha Imana yasezeranye, kuko izo feza n'izahabu zishyirwaho Yesu aryamye, ntabwo zerekeza mu nzu z'abakomeye. Reka nkubwire, wowe nturekure Yesu, kuko ubwo butunzi niyo migisha irashakisha Yesu, ntabwo ishakisha wowe. Haleluya. Ahari Mariya na Yosefu bari kwibwira ngo ubu se ko tutari mu nzu nziza, ko tutari muri hoteli nziza, ko tutari mu icumbi ryiza, uyu mwana tubyariye muri ubuzima bugoye, muri iki kiraro cy'intama, ahanga muri aka kadugudu k'abakene, ubu niki koko twabonera aha hantu? Hari ikintu cyiza cy'abahanga? Ubu hari umugisha wadusanga ahangaha? Yaza kuba turi Yerusalemu, yaza kuba turi mu murwa hagati, yo tuza kuba turi muri hoteli, yo tuza kuba turi mu nzu nziza, ahari abantu bakome bari kuza kudusura. Ariko uko nukwibeshya gukome, ahubwo ukuri nuko nguko. Haleluya. Yesu bari bateruye, Yesu bari bafite, uwo ngo yarahagije ngo akurure, kuko Yesu bwe ni magnet, Yesu bwe ni rukuruzi. Aho Yesu aryamye akurura imigisha, aho Yesu aryamye akurura ubutunzi, aho Yesu aryamye akurura abantu b'umumaro, aho Yesu aryamye akurura ibihumura neza, aho Yesu aryamye akurura ifeza, akurura izahabu, aho Yesu aryamye akurura abanyabwenge, aho Yesu aryamye ayobora inyenyeri, aho Yesu ari imigisha iraza. Reka nkubwire ngo kuko ufite Yesu mu buzima bwawe, aderesi y'imigisha yose ni wowe, aderesi y'ibyiza byose ni wowe, gukira indwara ni wowe, kubohoka ni wowe, kugera ku rundi rwego ni wowe. Ntabwo ari aho uri, ntabwo ari aho uryamye, ntabwo ari umuvure wabyariyemo, ntabwo ari icyaro urimo, ahubwo ni Yesu ufite, ni Yesu wikoreye, ni Yesu uteruye, ni Yesu ugendana nawe, ni Yesu ufite mu buzima bwawe. Uwo kuri we ni icyerekezo cya byose. Haleluya.
Yesu uri mu buzima bwawe iki gitondo aguhamagarira imigisha y'uburyo bwose. Iki gitondo akuzanira amasezerano y'uburyo bwose. Iki gitondo asoza ibyo yasezeranye nawe. Iki gitondo Yesu Kristo wakiriye mu buzima bwawe ahagurutsa abanyabwenge mu mpera zose z'isi abazane ku buzima bwawe. Iki gitondo aguhindurira amateka. Iki gitondo aguha ubutunzi. Iki gitondo akuzanira imigisha. Iki gitondo akuzanira amasezerano. Yesu ufite mu buzima bwawe yatsi inyenyeri imurikira ubuzima bwawe. Intambwe zose utera, icyerekezo ujyamo, inyenyeri ikujya imbere ikuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Mwakoze ko imbere y'Imana iki gitondo, mwarakoze kwakira umwami Yesu muzana umucunguzi. Wowe dukurikiye cyangwa se uzakurikirira ijambo, nimba utarakira umwami Yesu muzana umucunguzi, nyemerera usubire muri aya magambo uvuge ngo mwami Yesu Kristo, iki gitondo uyu mwanya ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Nizeye ko waje mu isi ukavukira mu nda y'umwari Mariya wari warasabwe na Yosefu. Nizeye ko uriho kandi nizeye ko uzahoraho iteka ryose. Umpanagureho ibyaha byanjye byose, mbabarira ibyo nagucumuyeho byose, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi wa none nguhaye ubuzima bwanjye bwose kugira ngo ubuyobore mu byo nkora, mu byo mvuga, mu byo ntekereza, mu byemezo mfata, mu nzira ngendamo. Ndakwihaye mwana, inyenyeri yawe imurikire ubuzima bwanjye. Ijambo ryawe ribitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Iminsi ishigaje kubaho ku isi ushoboze kubaho ngukiranukira, kugira ngo ubwo uzagaruka gutwara itorero nanjye uzantware. Wasanga ngikanuye, wasanga sinziriye, ndashaka kubana nawe ibihe byose. Nguhaye ubuzima bwanjye kandi ndakwakiriye. Umbere umwami, umbere umukiza, umbere umucunguzi, none niwe bidashira, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kwakira umwami Yesu muzana umucunguzi. Reka dusenge tugana ku musozo.